Muraho neza na makuru atunguranye aturutse mu karere ka Nyanza aravuga ko habaye impinduka zikomeye mu bahuza bikorwa ba DASSO bakoreraga mu mirenge itandukanye, ni mu gihe benshi bimuwe bakajya gukorera ahandi. Nuza we arirukanwe burundu, hari umwe utimuwe ahubwo ahabwa ibaruwa imwirukana ku kazi burundu. Mbiswara amakuru dufite agaragaza ko wari umuhuza bikorwa wa DASSO mu murenge wa Muyira bikekwa ko yaba yarazize ikibazo cya ruswa, bivugwa ko yaba yarakiriye amafaranga 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ese byagenze bite? Ni bande bimuwe? Muri iyi nkuru turabagezaho ibisobanuro byose bimaze kumenyekana kano kanya. Bienvenue kwizera niko nitwa. Iyi ni Toza TV Rwanda, cyo gukurura kizireba wasanditse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika, ubundi unyemerere ngusobanurira akantu ku kandi kajyanye n'iyi nkuru. Hashize iminsi mike cyane mu karere ka Nyanza habaye impinduka mu bahuza bikorwa ba DASSO bakoreraga mu mirenge itandukanye, aho benshi bavanwa aho bakoreraga bakajyanwa mu yindi mirenge mu rwego rw'ivugururwa ry'imirimo. Icyakora ayo mavugurura yo ntabwo yagenze neza kimwe mu bahuza bikorwa bose. Amakuru twamenye nuko umuhuza bikorwa wa DASSO mu murenge wa Muyira atigeze yimurwa nk'abandi, ahubwo yahawe ibaruwa imusezerera ku kazi burundu. Amakuru ari kuvugwa n'abakurikiranye iki kibazo avuga ko uyu mukozi bikekwa ko yaba yarakiriye ruswa by'amafaranga angana n'ibihumbi 50 yahawe n'umuturage. Kugeza ubu nta rwego rubifitiye ububasha ruratangaza ku mugaragaro ko ariyo mpamvu nyakuri yatumye yirukanwa ku kazi, bityo ayo makuru akomeje gufatwa nk'ibikekwa ko mu gihe hagitegerejwe ibisobanuro by'inzego zibishinzwe. Ku rundi ruhande, abandi bahuza bikorwa ba DASSO bo bahinduriwe gusa aho bakoreraga. Umuhuza bikorwa wa DASSO wakoreraga mu murenge wa Kigoma yimuriwe mu murenge wa Busasamana, wari uri muri Busasamana yimuriwe mu murenge wa Busoro, wari uri muri Busoro we yimuriwe mu murenge wa Nyagisozi, wari uri muri Nyagisozi we yimuriwe mu murenge wa Kigoma, wari mu murenge wa Nyazo we yimuriwe mu murenge wa Cyabakamyi, mu gihe wari muri Cyabakamyi we yimuriwe mu murenge wa Nyazo. Hari kandi wari DASSO wungirije ushinzwe amakuru wakoreraga mu murenge wa Nyagisozi wagizwe umuhuza bikorwa mushya wa DASSO mu murenge wa Nyazo. Uyu niwe wasimbuye imyanya yasizwe n'uwahoze hari umuhuza bikorwa wa DASSO wa Muyira nyuma yo gusezererwa mu kazi. Mu mpinduka zakozwe kandi abahuza bikorwa ba DASSO mu murenge wa Rwabicuma mu Kingo bo ntibigeze bahindurirwa aho bakoreraga. Mu gushaka kumenya impamvu nyakuri y'izi mpinduka, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza kugira ngo butange ubusobanuro. Icyakora kugeza twatunganye iyi nkuru nta gisobanuro twari twabona. Icyakora kugeza igihe twateguraga iyi nkuru nta bisubizo twari twabona. Nitubona icyo ubuyobozi buvuga cyangwa se hakagira andi makuru mashya kuri iki kibazo, tuzakomeza kuyabagezaho uko agenda aza buri kanya. Mu bitekerezaho iki? Ese izi mpinduka mubona hari gahunda isanzwe cyangwa ni ukuvugurura abakozi bisanzwe, cyangwa hari ibindi byaba byihishe inyuma? Twandikira igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo. Niba ukunda amakuru yihuse kandi yizewe, kanda subscribe ukanda akazogera kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu ku kandi. Mwakoze cyane, tuzakomeza gukurikirana iyi nkuru, tuzongera kubagezaho andi makuru mashya tuzongera kumenya.